Mu Bufaransa umunyarwanda Emmanuel Abayisenga wari washatse gutwika katedrali mu mujyi wa Nantes umwaka ushize kuri wa mbere yishe umupadiri Olivier Maire wari umuyobozi mukuru w'abapadiri bo mu muryango w'aba Montfortin mu mujyi wa Saint-Laurent-sur-Sèvre mu majyepfo y'Ubufaransa. Amaze kwica uwo mupadiri yishyize mu maboko y'igipolisi. Amakuru ijwi ry'Amerika ifitiye gihamya ikomora mu bo mu muryango wa Emmanuel Abayisenga nuko akomoka mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda, aho yavukiye mu mwaka w'1981. Akaba afite bene wabo baba mu Bufaransa baduhaye aya makuru nubwo bahisemo kutavugira kuri radiyo. Mu Bufaransa yahageze mu mwaka wa 2012 asaba ubuhungiro, ntaho rero ahuriye n'amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Twakomeje ubushakashatsi tugera kuwo bamwitirira mu mafoto, yitwa Ntoragurwa Emmanuel. Yabanje kumbwira aho atuye mu Rwanda. Ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba mu murenge wa Nyange. N'ubu ngubu niho ntuye. Mu buzima busanzwe ndi umuhinzi, nkora n'akazi gasanzwe k'ubucuruzi. Wigeze na rimwe ujya mu ngabo z'u Rwanda? Oya, ntabwo nigeze ngira mu ngabo z'u Rwanda. Wigeze Ndi umuturage usanzwe. Wigeze na rimwe uba Kadogo? Oya, nta na rimwe. Wigeze se wumva abantu bakwitiranya n'undi muntu witwa Abayisenga Emmanuel? Mu minsi yashize nigeze kumva bavuga ko naba ngo naratwise kiliziya mu Bufaransa. Birantangaza cyane yuko umuntu yaba atavuye mu gihugu akajya gutwika kiliziya gute mu Bufaransa. Narabyumvishe mu kanya hari umunyamakuru nanone wo mu Rwanda wampamagaye arambwira ngo noneho bashyizeho ifoto nanone yanjye bavuga ko noneho ngo nishe umupadiri. Iyo foto yawe uvuga irimo icicekana ku mbuga nkoranyambaga ni iyawe koko cyangwa ni y'undi muntu? Ni iyanjye, yabaga kuri poste ya Facebook. Abari kuyikoresha nibo bayikuye. Uriya tubona ni wowe? Uwo mubona ni njyewe. Hanyuma se kariya gahungu kambaye gisirikare nako wigeze ubako nako ni wowe? Oya, ko ntago nkaza. Ni kuriya nakabonye nanjye. None izina Abayisenga Emmanuel ni izina so na nyoko bakwise? Izina Abayisenga Emmanuel ntabwo ari ryo zina ababyeyi banyise. Nitwa Ntoragurwa Emmanuel. Izina Abayisenga Emmanuel ni ryo nkoresha kuri Facebook. None se warikuye he wowe, warizanye ute? Mu busanzwe nyine ni kwa kundi umuntu kuri Facebook yiyita izina ashaka. Kubona ifoto yawe ikoreshwa mu bintu nka biriya ni ubwa mbere uvuganye n'itangazamakuru? Kuba utarigeze ugira icyo uvuga ni ukubera ko utabishatse? Wabyakiriye ute? Nabonye ari ibintu bisanzwe ndabyihorera, ariko uyu munsi nibwo nabonye ko byazamviramo ibintu bikomeye. Ubwo niyo mpamvu uwo munyamakuru namubwiye naze abe yankorera ubuvugizi, niba ari n'ibishoboka mbe nanarega ndenganurwe. Ntugire ikibazo, umunyamakuru waguhamagaye n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika. Njya numva amakuru yawe nta kibazo. Wambwiraga mu kanya ko wamenye yuko yatwitse kiliziya, hanyuma ejo wumva baravuze bati yishe umupadiri. Wumvise umeze ute kumva izina ryawe rifatikanwa n'amahano? Kubera ko numva nta gihugu nigeze mvamo cyangwa njye mu kindi, nta kikango nigeze ngira. Ndatuje negereje nyine ubwo ibyaba nyuma. Ubwo nyine habayeho n'urubanza nagenda nkaburana. Ntoragurwa Emmanuel wiyita Abayisenga kuri Facebook, ndagushimira cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane namwe.